Reka nongere gusuhuza wowe tukiri kumwe muri iki kiganiro. Uracyari kuri Yesu Ministry kandi njye muvugana ni Habyarimana Eric. Turacyari kumwe n'umutumirwa wacu FURAHA Raymond. Turi kuganira ku nsanganyamatsiko ijyanye na coronavirus ndetse n'urukingo rwa coronavirus. Tumaze umwanya tuvuga birambuye aduhugurira ku bijyanye na virusi muri rusange ndetse na coronavirus. Twungutsemo ubumenyi bwinshi kandi butandukanye. Turagira ngo dukomeze ikiganiro cyacu rero tudatinze, noneho twibaza ku kijyanye n'urukingo rwa coronavirus. Turacyari kumwe na FURAHA Raymond. FURAHA, tumaze iminsi twumva ibijyanye n'urukingo ku rwego rw'isi, inkingo zitandukanye. Wigeze no kubikomozaho mu gice cya mbere, uvuga ko hariho gushyamirana kw'ibihugu bashakisha urukingo kugira ngo batanguranwe. Yewe noneho no mu Rwanda urukingo rwarahageze, nabyo wabikomojeho, ndetse ko kuwa gatanu abaganga bose bamaze gukingirwa. Byakomereje mu bashinzwe umutekano, bizakomeza. Hari gahunda y'uko amamiliyoni atari make y'abanyarwanda agomba gukingirwa. Ariko nubwo rwakingijwe rwaje kandi gahunda igatangira, abantu ntabwo babyakiriye kumwe, kuko hari concept form basabwe kuzuza kugira ngo babashe kwikingiza. Twari tuzi ko ari ubushake kugira ngo umuntu yikingize, ariko byaje kugaragara yuko nubwo byitwa ubushake ariko atari ubushake, nta burenganzira umuntu afite wo guhakana cyangwa kwemera ku bijyanye n'urukingo rwa coronavirus. Mbese ibijyanye n'uru rukingo, ubwo uraza kudufasha imvo n'imvano yo gutegura urukingo, kuko twabonye ko mu byo uri inzobere muri byo nabyo birimo byo gutegura imiti. Uru rukingo rwavuzweho amagambo menshi y'uko ubundi urukingo rwagateguwe igihe kirekire, rugakorerwa igerageza mu gihe ndetse kigera no mu myaka 10 irenga. Bimeze biti by'urukingo rwa coronavirus ko yadutse 2019, none 2021 urukingo rukaba rumaze kuboneka. Murakoze Eric. Nk'uko twabikomojeho mu kiganiro twagiranye tuvuga kuri COVID-19, hariho inkingo nyinshi zateganijwe hafi buri gihugu mu bihugu bikomeye bifite ubushobozi n'abahanga bihutiye gushaka urwo rukingo. Ndetse kugeza ubwo OMS isa naho ititaweho mu gukorana n'ibihugu n'inganda n'ibigo bikora izo nkingo, ariko ibyo byatumye buri wese avuga ati urukingo rwanjye ni rwo rufite ubushobozi n'imbaraga. Ariko kugeza ubu mu nkingo zirenga 200 zirimo guteganywa gusohoka ngo zikoreshwe, kugeza ubu inkingo 4 nizo ziri ku isoko cyangwa se zimaze gusohoka no kwemezwa. Hari urukingo rwa mbere rwabonetse rwa Pfizer-BioNTech, ni ukuvuga ni ikigo gikomeye cyane gikora imiti cya Pfizer cy'abanyamerika ariko gifatanyije na BioNTech y'Abadage. Hari urukingo rwa AstraZeneca, ni urukingo rwakozwe na Oxford University mu Great Britain cyangwa se mu Bwongereza. Hakaba urukingo rwa Moderna rw'abanyamerika nanone. Hakaba na Johnson & Johnson ubu ngubu rwamaze kwemezwa musibo ejo, ndetse rwo rufite ubushobozi buhambaye kubera ko uko bivugwa rubasha guhangana na COVID-19 ku rugero rwa 85%, kandi rufite n'ubushobozi bwo guhangana n'izindi variants cyangwa se amasushi ibyiyuburuje bya COVID-19 byagaragaye ko bikomeye kandi byandura vuba, kuva mu South Africa na Brazil na Italy n'ibindi bihugu. Ikidasanzwe kuri urukingo rwa Johnson & Johnson bivuga ko rufite ubushobozi bwo guhangana na COVID-19 kandi kuri single dose cyangwa se umuntu akingiwe rimwe, aho urwo rukingo rimwe. Mu gihe izindi nkingo zabanje 3 twavuze zo bisabwa guhabwa 2 dose range, ni ukuvuga buri nko mu Rwanda uko bagaragaje ko abarimo guhabwa inkingo nk'uko abarondoye
batangiye kuzihabwa ku itariki 5 z'ukwa gatatu umwaka wa 2021 bozongera kuruhabwa nyuma y'ibyumweru 4 rwa kabiri. Johnson vaccine against COVID-19 iyo rero urumva ko ufite ubushobozi. Nagira ngo nkanyuremo ako ngako. Mwari mumbajije muti rero ni gute urukingo rwa COVID-19 ugaragaye mu gihe gito? Waruvuze ko yatangiye 2019 ubu ni 2021. Uwabyumva yakumva ko ari imyaka 2 ariko ya ntago ari imyaka 2 kuko n'amezi 12 ntago ashyitse. Byatangiye kwemezwa yuko urukingo ruzaboneka nibura mu ntangiriro z'ukwa gatanu ukwa gatandatu. Abantu bavuga bati rushobora kuzaboneka nyuma y'amezi 6. Ndetse Donald Trump president wa Amerika akavuga ati mu kwezi kwa 11 mbere y'uko amatora aba nzaba narubonye, abantu bacu bazaba barubonye. Ni igihe gito rero kitageze ku mezi 12. Ari naho bigoranye cyane kugira ngo rube rwakwemezwa n'ibintu bidasanzwe ubundi muri science cyangwa se mu buhanga mu by'ubumenyi. Mwambaje ibibazo bisa naho birenze kimwe kuri iyo consent form abantu barimo guheraho bahabwa urwo rukingo, ariko n'ikorwa ry'imiti. Reka mperere ku by'ikorwa ry'imiti ubwayo, hari inzira binyuramo n'igihe bimara byanze bikunze. Muranyemereye? Yego. Ubundi kugira ngo habeho umuti mushyashya uhabwa abantu ku ndwara runaka, muri iyo miti hakabamo n'inkingo. Ntabwo bipfa kuza gusa, ahubwo hari intambwe zigera muri 23 zigomba guterwa kugira ngo umuti runaka cyangwa urukingo runaka wemezwe. Muri izo ntambwe 23 ziri mu bika bigera kuri 4. Igika cya mbere ni nicyo twita drug discovery. Drug discovery ni igize ibice byinshi cyane. Ni ryari bavuga ngo havumba umuti cyangwa urukingo, ni bande babivuga, biba byanyuze mu zihe nzira? Umuntu ku giti cye, wowe cyangwa ikigo cyangwa irindi tsinda ry'abantu ushobora kuvuga ati kubera indwara n'iyi yewe ifite amakuru y'uko umuti uyu n'uyu wafasha mu kuvura cyangwa se kugabanya ibimenyetso by'indwara. Iyo umuntu ubwe akimara kubitekereza gutyo, hari inzira binyuramo akandikisha uwo muti we, hanyuma ikigo kibishinzwe mu kugenzura imiti nk'uko navuye mu Rwanda tugifite, bakabika ayo makuru, bakamuha uburenganzira kugira ngo agende agira icyo abikoraho agaragaza ubushobozi bwo kuvura bw'uwo muti. Nyiri uwo muti rero, hari abahanga mu by'ubuvuzi no gukora imiti bagomba gufata umwanya wo kwiga wa muti no kwerekana yuko ufite ubushobozi ariko nta n'icyo utwaye uzawuhabwa. Abo bahanga rero baragenda bakajya mu laboratory cyangwa se muri ubwo mu Kinyarwanda twabyita ihamuriro. Ihamuriro. Bakora ubushakashatsi, bagakora icyo bita molecule cyangwa se molecule mu Gifaransa, umubare hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10. Ishobora kuba ari kinini, compact one, in compact form, cyangwa se ari syrup, siro, cyangwa ari suspension. Suspension ni igihe umuntu ashobora guhabwa umuti ari agafu ariko akabwirwa ko azawushyira mu mazi hanyuma akawuvanga akawunywa, cyangwa se ushobora kuba ari n'urushinge muri serenge, nicyo twita intravenous way, guhabwa umuti ariko unyuze mu muti, niko nabyita. Agakora rezo molecule hagati y'ibihumbi 5 n'10, akagenda akabishyira cya kigo nacyo kiba gifite abahanga bacyo, bagasuzuma niba koko izo molecule cyangwa izo molecule zifite ubushobozi bwo guhangana na ya ndwara kandi yuko ntacyo ziratwara uzabihabwa. Icyo ni icyiciro cya mbere. Icyiciro cya kabiri
ari nacyo usanga imiti myinshi abantu dukoresha itugeraho akenshi biri muri icyo gika n'ubwo abantu baba batabizi. Ndaje ndakagaruka mu kanya. Nicyo bita preclinical test. Preclinical test ubwo ntaragera aho ngaho nuko ya drug discovery za parcours zose za nzira zose bitwara imyaka 2 nibura n'igice ku isi yose kugira ngo bazenguruke bahamye neza yuko ari we wenyine bigaragara ko ari wavumbuye cyangwa se watangaje wa muti. Iyo bigaragaje ko ari we wenyine kandi bagaragaza ko ufite ubushobozi cyangwa twakwita efficacy, icyo gihe barakwemerera gukomeza ubushakashatsi bwawe. Ingingo ya kabiri rero ubwo ni mu myaka 2 n'igice. Sinzi niba munyumva neza. Turakumva. Preclinical test naho twari tugeze ku gika cya kabiri. Preclinical test yo rero itwara ni igihe wafashe ya miti wagaragaje ko ufite ubushobozi bagusabye, noneho ikagenda igahabwa abantu hagati y'100 na 250 babishaka, volunteers, kugira ngo barebe niba koko bwa bushobozi bwayo no kuba nta gitwaye nta ngaruka bizabagiraho, kugira ngo bakurikirane yuko imiti imeze neza ntacyo izangirizaho umuntu. Muri icyo gika muri iyo faze ya kabiri cya preclinical test bitwara hagati y'imyaka 3 n'imyaka 6. Ubwo abayihawe bazakurikiranwa hafi barebe niba nta ndwara bizabatera, niba nta bindi bibazo bindi ya mitekerereze ku mubiri ibyinshi. Noneho ibyo birangiye bikagaragara report, clinical reports cyangwa data zikagaragaza yuko nta kibazo, bajya ku gika cya gatatu. Phase 3 ni clinical trial. Iyo miti igomba guhabwa abantu hagati y'igihumbi n'ibihumbi 5 babishaka, volunteers, ntabwo ari agahato. Kandi koko niho haza ya consent form, ya nyandiko imeze nk'amasezerano mu volunteer agirana n'ugiye kumuha umuti, kugira ngo uko bizagenda abagize ikibazo uko yitwara, niba bagiye kwa muganga bakamufasha, niba byinshi agomba gusobanurirwa icyo giye gukorerwa kugira ngo abashe gufasha muri ubwo bushakashatsi. Ubwo bushakashatsi butwara hagati y'imyaka 6 n'irindwi bakurikirana baba volunteers cyangwa se abakorerabushake. Mu gika cya gatatu aricyo cya clinical trial. Igika cya 4 rero n'icya 5 bisa naho ari byo bikabyanyuma, bitwara hagati y'igice cy'umwaka amezi 6 n'imyaka 2. Noneho ni igihe bimaze kugaragara yuko muri clinical trial byagaragaye ko iyi miti nta kibazo iteje kandi ibasha kuvura no gukiza cyangwa gukingira, yari urukingo. Noneho ikigo gishinzwe iby'imiti cyemeza yuko umuti wajya ku isoko, noneho ugahabwa abantu openly cyangwa se mu buryo bwa rusange, kuko basanze nta kibazo ufite, yaba efficacy ariko na safety. Izo nizo nzira ubundi. Hagati aho ngaho rero kugira ngo umuti cyangwa urukingo ugaragare wemezwe bitwara nibura hagati y'imyaka 12 n'imyaka 15. Ni ikintu gitangaje rero, ari nacyo giteza impaka cyane, kuba umuti washobora kuboneka mu gihe cy'imyaka 12 na 15 waboneka mu gihe cy'amezi 6, cyane cyane ku urukingo intravenous vaccine. Ni umuti, ni foreign substance iyo bagushyira mu mubiri, atari nibura kunywa. Mvuze nibura kunywa kuko abantu bahita bumva yuko wenda byo byoroshye kuruta uko umuntu yabashyira ikintu mu mubiri wanyujije mu maraso. Rero ndagira ngo ntarasoza, urumva yuko nshingiye ku gihe umuti ukwiriye kuba waboneka cyangwa se ngo wizerwe usuzumwe yuko nta kibazo uteje, birahagije kuba abantu koko nk'uko wari ubivuze bagira impungenge bati urukingo ntiturwizeye rwa COVID-19. Ibindi byaza nyuma kwibaza ngo se koko ntikwiye kwizerwa. Yego,
impamvu ikintu ari ikintu cy'ingenzi cyane ni uko muri ya phase 1 ya drug discovery hari byinshi bikorwa. Kuko ugomba mbere wakoze icyo bita initial new drug application, noneho ugiye gusaba uvuga uti hari umuti wavumbuwe dutekereza ko wafasha mu rwego n'urubikene rwa rimwe. Bahanga rero nakubwiye bajya kureba niba nta kibazo uzateza muri drug discovery, bareba ibintu byinshi arizo hazamo za ntambwe 23. Iya mbere ni study of disease, kumenya ngo iyi ndwara ni bwoko ki, iturutse ije habaye iki, ese irasanzwe ntisanzwe, ese iri yibasira abandi mu myaka yihe, bari mu zihe conditions, babayeho bate. Uko habaho kwiga cyane iyo ndwara bakamenya ngo ni iyi. Ari naho nakubwiye ko kugeza ubu harimo a very big gap hagati y'ubuhanga mu by'ubumenyi na politics, aho OMS ubwayo kugeza ubu ntirabasha kugaragaza inkomoko y'iyo ndwara n'impamvu yitwa ko yihariye nka coronavirus 19 bitandukanye n'izindi coronavirus nk'uko twazibonye ubushize. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Ntabwo wajya kuvumbura umuti cyangwa urukingo w'indwara utazi. Impamvu ndi kubivuga ni uko ku makuru ariho kandi ya siyansi hari abahanga babiri birengagijwe isi rwanya ubu ngubu bitavugaho rumwe bishingiye n'ubundi kuri politiki. Uwa mbere ni Professor Didier Raoult. Ni umuhanga cyane ukora ubushakashatsi muri izi microorganisms ku buryo yavumbuye ubu ngubu amabacteria menshi yanamwitiriwe by the way. Hari ibyo avuga byinshi kuri iyo nzu, ariko nshaka gutindaho ni Professor Luc Montagnier. Luc Montagnier we ni umuhanga n'umushakashatsi, niwe wavumbuye HIV AIDS mu mwaka w'1983. Ahabwa Nobel Prize mu 2008. Yihutiye gukora ubushakashatsi kuri COVID-19 nk'uko yari asabwa gukora ubushakashatsi no kuri izindi corona SARS-CoV-2. Uwe yabaye n'umwarimu n'umushakashatsi mu China, akorana nabo mu gihe bari bahanganye na SARS-CoV-2. Mu bushakashatsi yakoze kuri COVID-19 yanagaragaje, ubwo ndimo ndavuga kuri ka kantu ka study of disease, yagaragaje yuko COVID-19 ari coronavirus isanzwe nk'uko twazibonye muri wa muryango bafashe mu laboratory bakayihuza na HIV AIDS, bakora icyo bita bafashe DNA sequence. Muri immunology abantu bagenda bakumva bazagenda babiziho gato, cyangwa muri genetic engineering babyize cyangwa bashobora kuba bafite amakuru. Bafashe DNA sequences za coronavirus isanzwe bayihuza bayenseramo DNA sequence za HIV AIDS. Iyo ubigenje utyo ari nacyo nababwiye ubushize, babwira yuko izi microorganisms turazikubaganiraho ziri. Iyo ukoze DNA sequences za virus, DNA sequences z'akanyabuzima kari kose n'umuntu, ntabwo ka kanyabuzima cyangwa wa muntu akomeza kuba wa wundi. Hahita hatangira icyo bita DNA subscription, igatangira kwisanisha kugira ngo yakire ka kandi wensemo biturane neza. Hakabaho DNA translation, hanyuma na DNA aribyo bivamo DNA replication. Muri ibyo byose, muri izo nzira zose DNA akarangabuzima kagenda kanyuramo, cyane cyane niba kubaganyije biroroshye umwanya agahita gatera DNA mutation. Ni ukuvuga ngo DNA ya kagakoko ikihinduranyamo ibindi, aribyo byabyaye ya variant twahoze tuvuga South Africa, Brazil, Italy.
uko agakoko kagiye ahantu cyangwa kagakubaganywa mu buryo bumwe cyangwa ubundi nk'uko twavuze, gahita kihinduranya, hakabaho mutation, aribyo bishobora kubyara replication, kandi hashobora kuba replication ya yindi variant yabonetse ikaza ikomeye cyane kuruta virus ya mbere. Urumva rero ko nagira ngo ngaragaze icyo gikomeye cyane mu science nk'intangiriro yo gukora umuti, ugomba kubuzi iyi ndwara ni iyihe. Urumva rero haracyarimo urujijo, bamwe barabyemeje, abandi babyamaganira kure bati ntabwo ari byo. Turacyafite icyo kibazo, ntabwo kirasobanuka. Nkiri kuri icyo, ubundi bibaye ari uko bimeze, nta muti, nta ntambwe n'imwe igomba guterwa yo gushakisha uwo muti mu gihe iyo ngingo itarasobanuka. Ariko none baravuze bati ntacyo, turabizi, reka dukomeze shakishe ingingo. Ingingo ya kabiri ni aspect of disease, bijyanye n'ibyo ngibyo. Ingingo ya gatatu ni consequences of disease, ese ni ingaruka zihe ku rwego ruhe, nk'uko twabivugaga COVID-19, nk'uko coronavirus zisanzwe n'izindi tundi dukoko dutera grippe, itera umusonga, ibasha gutera bya bibazo by'umumaro twavuze, ibasha gutuma mu muhogo hababuka cyangwa hangirika cyangwa haba infection muri larynx cyangwa se mu mirongo n'ihuriro ry'inzira y'umwuka n'ibiryo, muri trachea ni inzira y'ubuhumekero ujya mu bihaha, ishobora gutera bronchite, ibihaha bikangirika, ibasha no gutuma noneho umuntu agira umuriro mwinshi, ibyo bita pyrexia, bikazana n'umutwe n'ubundi, kurwara umutwe kenshi. Izo ni icyo nakwita consequences of disease. Intambwe ya kane ni genomics cyane proteomics, ni cya kintu twavuze cyo kwiga DNA y'iyo ndwara, iyo virus. DNA y'iyi virus ikora gute, imeze gute. Ubwo niba abahanga muri ya stage 1 drug discovery nibo bagomba kwiga ibyo bintu bakabyemera. Ingingo intambwe ya gatanu ni molecular modeling, yani nakubwiye yuko baradesigninga molecule drug, bemeze ngo iraza ari kinini, iraza ari syrup, iraza ari suspension, iraza ari injection. Intambwe ya gatandatu ni combinatorial chemistry, kwemeza uburyo iri busohokemo n'ubundi uko twabivuze mbere. Intambwe ya karindwi ni high throughput screening, noneho kujya gusuzuma ngo tumenye ngo ese abashobora kuyirwara, abayirwaye ni bande bakwiye guhabwa imiti kugira ngo tugerageze noneho. Ariko mbere ko bagira aho ngaho ni screening in vivo and in vitro. Iyi ni ingingo ikomeye cyane mu kuvumbura imiti n'inkingo. Ya molecule bagomba n'ihame kubanza kuyigerageza ku nyamaswa. N'ihame. Ibyo kugeza ubu ntabwo baratubwira ngo uru rukingo rwa COVID-19 barugaragaje ku nyamaswa izi n'izi mu gihe kiniki, kandi zagaragaje feedback, retraction cyangwa response ku rwego runuru rwose. Iyi miti irahagije cyangwa se urukingo rurahagije kugira ngo rubashe gukingira umuntu. Noneho bakabona bakajya kurugerageza ku muntu. Noneho nuko urugerageza ntabwo ari ukumuha nk'urukingo cyangwa umuti, nuko urugerageza niho hazamo noneho ya stage yo kuvuga phase 2, nk'uko twabivuze preclinical trial, y'abantu hagati y'ijana n'abantu 150, hakazaza noneho na phase 3 hagati y'abantu 1000 n'ibihumbi 5 clinical trial. Ibyo bigatwara nibura imyaka hagati y'10 na 12 kugira ngo, kuko iyo bahawe aba volunteers bahawe za dose hagati y'ibihumbi n'ibihumbi 5, ba abantu 5,000 bagomba gukurikiranwa hafi ngo turebe niba nta ngaruka zindi. Umuti ufite efficacy, ufite ubushobozi bwo kuvura, yewe biranagaragara yuko twakabaye twihuta tukaba abantu kuko wenda bararwaye cyangwa se barimo kwandura. Ariko is this drug safe? Uyu muti nta ngaruka uzagira zindi ku muntu? Urimo uranyumva? Ndakumva cyane.
ibyo rero nicyo gituma bategereza myaka hagati y'itandatu n'irindwi ngo barebe ngo aba bantu bahawe imiti mbese ntibazagerwa n'izindi ngaruka, ntibazarwara indwara runaka, ntibazarwara kanseri, ese wabona bihagaritse kubyara kwabo, ese ntibishobora gutuma bagira haho DNA mutation yabo ku buryo bashobora guhinduka ibigoryi cyangwa se byari ibigoryi. Ibyo bigo muri iyo myaka itandatu n'irindwi. Noneho ba bahanga turi kuvuga rero iyo bamaze kubigerageza ku nyamaswa bakemeza ko yageragezwa ku muntu, ntabwo bahita bayijya kuyigerageza ku muntu, ahubwo barabanza bakareba ngo nituha umuntu cyangwa tugatera urukingo uyu muntu, uyu muti ni uruhe rugendo uzakora mu mubiri w'umuntu, bizatwara igihe kingana gute kugira ngo ugere kuri result twifuza. Nibyo bita pharmacology profile, kugaragaza inzira bizanyuramo n'ukuntu uzanyura mu mubiri. Ese umwijima uzabasha kwihanganira, ese impyiko zizabasha kwihanganira, ese urwagashya nta kibazo uzagira, ese pancreas nta kibazo uzagira, ese ubwonko nta kibazo, igifu nta kibazo uzagira, amara ntashobora kwangirika. Ni byinshi cyane tureba. Noneho ingingo ya 10 ni toxicology profile. Tumaze kubona yuko umuti ariko bishobora kuba harimo uburozi ushobora kujya kwangiza umwijima cyangwa za ngingo twavugaga zindi. Noneho iyo bamaze kubona yuko byose nta kibazo bifite, nibwo batangira cyakana kubya phase nakubwiye bita initial new drug application. Barayitwara ya molecule yuje bya bindi bisabwa, nta toxins zirimo, bamaze kugaragaza pharmacological profile, bamaze kwisuzumira ku nyamaswa, bakayishyira ikigo kibishinzwe kugira ngo cyemeze yuko uwo muti watangira kugeragezwa muri clinical trial. Iyo rero ikigo kimaze kwakira ubwo busabe, habaho pre-initial new drug application meeting. Baraterana bakavuga bati dore ikigo kinini cyaduhaye data zinizi, nimurebe niba zuzuza ibisabwa, abahanga babikoze. Iyo mvuze data ntabwo ari amagambo ngo twasanze bimeze neza, oya hagomba kuba hagaragaza data, urukurikirane rw'ubushakashatsi mwakoze mu laboratory kugira mwemeze yuko iyi result mutwereka ariyo y'ukuri, is genuine. Noneho hakabaho file, gufayiringa, kuyandika, bakavuga bati fine. Kuri hakabaho n'ibyo bita kugaragaza yuko ifite efficacy. Noneho bakabona bakajya kuri clinical trials nk'uko twazivuze, phase 1 ya indi drug discovery, phase 2 preclinical trial, phase 3 clinical trials. Noneho byamara kurangira hataho noneho umurongo wo kugira ngo cya kigo kizemeze yuko nta kibazo uwo muti ufite. N'ingingo zigera kuri 5 ntabwo twazitindaho. Ni umurimo w'ibigo bishinzwe iby'imiti kugira ngo byemeze ko wa muti nta kibazo ufite, umaze gusuzuma byo byose umaze kubona. Mu gusoza rero, iyo ikigo runaka cyamaze kwemeza umuti cyangwa urukingo yuko uri safe and effective, nibwo ubasha kujya ku isoko ukagurishwa. Bari mu Amerika, natwe bakazawutugurisha, abantu bakawuhabwa cyangwa bagaterwa urwo rukingo. Mbere y'uko nsoza kuri ikorwa ry'uyu muti n'ikuvumburwa ryawo n'igihe bimara n'ibyangombwa bisabwa, sinabura kuvuga kuri tuno tuntu tugera kuri 3. Hari izo bita non clinical trials. Ubwo ni ukugerageza ino miti ariko bishingiye ku buhanga muri laboratory. Nababwiye icyo bita pharmacology, kureba urugendo umuti uzakora kugira ngo ugere ku result twifuza, ku bisubizo twifuza mu kurwanya ya ndwara cyangwa se kagakoko. Hakaba na toxicology. Ibi byose hari utuntu twinshi barebamo, harimo ibyo bita pharmacodynamic study, hakaba ibyo bita pharmacokinetic studies na toxicology nk'uko twavugaga. Muri izo toxicology no muri izo nzira twavuze, hari ibyo bita kureba niba hatazateza indwara bita acute studies. Bishobora kuzatera indwara ariko ishobora gukira mu gihe gito. Urukingo tugiye guha abantu, mbese ntushobora kuzatera indwara ariko ushobora gukira.
noneho barabanza bakanareba ngo ese uru rukingo cyangwa uyu muti tugiye gutanga dushobora kuzatera indwara izamara igihe kirekire, subchronic status. Iyo barenze bajya n'ubwoba babaza ngo ese ntishobora kuzatera indwara ahubwo idakira burundu, chronic studies. Ibi byose ntabwo ari umuturage, si umuganga wicaye mu bitaro uzabimenya, no, ntabyo abazi kuko atanabyize. Ibi bikorwa n'abahanga mu kuvumbura imiti, bakagaragariza ikigo gishinzwe kugenzura iby'imiti n'izo nzira zose barazimizemo, barabonye ko nta ngorane biteje. Ingingo ya 4 ni ukureba ngo uyu muti ntuzagira ikibazo mu kororoka k'umuntu tuzawuha. Reproductive studies ni ihame. Ibi byose ubundi umuntu wese ugiye guhabwa umuti cyangwa urukingo akwiye kuba afiteho amakuru, bikemezwa n'ikigo gifite ubushobozi cyizewe, kandi yuko hatabayeho nk'uko twabivuga mu kanya rero kashize, twavuga yuko ngombwa yuko nk'uko twabivuga mu kanya gashize, ni ngombwa yuko abategura imiti n'inkingo abahanga bagomba kubanza kwiga kureba niba nta ngaruka bizagira mu myororokere y'umuntu, ibyo bita reproductive studies. Ingingo ibanziriza ya nyuma bagomba kureba niba iyo miti cyangwa iyo nkingo itazakora kukagira buzima k'umuntu, DNA na RNA, nibyo bita genetic toxicology